ubu koko uzagumya gutobanga amazina ntoki kugeza ryari? Ariko koko buryo umunyazi rundi niko musore uvuze ngo ngiye ncukura amafoza ubu sari nge nawe uhera iminjo ngo rikarya rugo ninde ufite akazi keza ya baba cyakora akazi kabi karagwira umva nkubwire nubwo nta kanje ari kabi ariko akawe ni kabi kuruta kanje bebe apo cacaka ikibazo cyawe dushaka uburyo twabona akazi keza twikure muri aka kuburetwa ahubwo mbwira dukora iki ariko urabizi titi hari ahantu nza akazi hari umukire nzi uri gushaka abashumba bahirira ingurube agira inkuru bakajya bazahirira bakabana nazo bakararana nazo bakamenya ibibazo zose zifite ubundi ukwezi kwashira kabahemba ako kazi uraza tuye gukora cyangwa uriyemera ariko musore ni gute wava ku kazi ko kwesa amadongo ukava no kuvidura amatware tukajya guhehera ingurube no kurarana nazo waba uvuyeho ubwo waba ugiye ni heza cyangwa ni habi niba rero ukanze reka nkurangira ko umukire gushaka umushumba uragira sumbiri kabanye ubucice wadagiwe none se uragira ngo dukore iki reka tuba bavuga butumwa mu karita avuga ivanitse umusi cyangwa uvugira ivu mu rugi niko wanjije uzamuvuga butumwa tutagira n'umwenda wo kwambara cicika wa muswa we kanze ndakwereka kuko tubipanga Fata pene ni pepo pono fata coca andika Smart Guys TV comedy style bebe kusikivi ama capo yo belle millionaire kuwasetsa nionda hero comedy style Smart Guys TV comedy style Smart Guys TV comedy style channel nziza comedy comedy style Smart Guys TV comedy style Smart Guys TV comedy style you're the best in comedy. Ubuzima bujyani butoma amagana narutamagara turasika tugatembagara comedy star n'inshuti magara twe dutandukanye nabo bana bato Smart Guys TV kora kuri buto kora subscribe ubundi ubone vibes ababis parabis famu comedy star Smart Guys TV comedy star Smart Guys TV comedy star channel nziza ya comedy nizere ko ibintu nakwigishije wabifashe cyane rwose warabifashe narabifashe ariko ujye ugenda rero wafunze neza umenye kuri kugendana n'umuvuga butumwa undi umuvuga butumwa genda rero ukurikize gahunda twapanze uko zimeze kandi ibintu bikiri ku murongo fata pene ni pepo pono fata coca andika Smart Guys TV comedy style bebe kusikivi ama capo yo belle millionaire kuwasetsa nionda hero comedy style Smart Guys TV nigitangaza kuko nahawa gakiza kubuno nigitangaza we munyabyana hawa gakiza abakristo bene data muvuga butumwa yabasuye mumeze mute tumeze neza mwabasore mwe b'Imana Uwiteka yabantumye ngo nze mbasure dusengera ibibazo byose mwagiye muhura nabyo reba nkaho ufite ibyaha urasambana musore ejo bundi wasambanye na mama cyane siko yerekwa man ibyo bintu ndabizi narabikoze ejo bundi nese abibwira nani ashibeshe wowe nawe uhora mu macati wiri gutanga ubutumwa ngo bakuzanire prudence ibyo bintu koko subikora siko mu pastor manza yerekwa ntaza ari uwanyawe none se akwe n'icyo muze nsaba umuntu prudence akayinzanira arerekwa nge nawe bone cika twumve mwabasore mwe rero nimutuze mbasengere Uwiteka abantu ngo gende mbajyanye kandi mubohoke mugire imitima yera sibyo bantu b'Imana none se byo marabibwirwa n'iki byose arerekwa nge nabonye mu mutwe w'ibintu avuga ababizi neza 100%. bana b'Imana Uwiteka y'abantu kumba kuramo ibyaha mufite wowe si witwa Kigingo uyu si Kevin De Bruyne Imana yabanyeretse amazina yanyu ngo nze mbasengere ngiye titi Master Plan kuko ngewe ariko Imana igira amaboko koko Yesu yarangitangaza be ni wavuga utumwa bandanye muri gusengera abana ibimunyuziga umuka bimuga bikagenda haleluya munanje usengera usiga amavuta ni jewe ndaje rwose ndaje mukozi w'Imana ndaje mukozi w'Imana wewe ndaje mupfukame rwose bene data wewe ndaje akadupfukama ndasenge muze bene data muze hano eko po mwigire hino muze hano rwose kuri aka gakeka
muze rwose ngwino Kevin de Brie mupfukame rwose mupfukame bana b'Imana mupfukame basengere mwami Imana nyiri cyubahiro aba bagaragu bawe bose ni petikizo batikete pare Uwiteka arabakunda cyane ni pehimbi mateko chokolamba na chapa arabahora ku ruhande ariko ye kusumwa mwigitangaza umwami Yesu ni igitangaza akora ibitangaza azabana namwe kugeza iteka ryose Imana izabaha umugore mwiza izabaha abana beza bateketaba basambanyi namwe ibyo bintu mubicikeho Jerry Marine Peke Cinema Uwiteka azahorana namwe azabahora iruhande bana bene data mana w'Imana ndabasengeye Uwiteka azabane namwe mwese muzajya mu ijuru Uwiteka nikambwiye mugende mukorera Imana kandi mutuje mu izina rya Yesu muhaguruke mwicare hariya hanyuma tuganire ku bindi bikurikira ndacyafite ingo nyinshi ngiye gusengera mwicare hari abene data azabazana bose Yesu azabazana nari kureba bose Yesu azabazana haleluya azabazana Yesu azabazana nari kureba bose Yesu azabazana Yesu azabazana nabari kureba bose Yesu azabazana mwumve rero bene data mwumve mfite ingo nyinshi ngiye gusengera musigare kandi musenga mwibuke no gusoma Bibiliya musome imirongo yose muzayikurikize sibyo reka rero ngende tuzongera muvuga butumwa karame oya rwose wigenda tutaguha agatiki ngiye rwose naguhize wansengeye nabishimye rwose akira agatiki Imana iguha umugisha rwose ako mukozi Imana nawe ntabwo wangenda na gutyo hano hari akantu mfitemo nanjye haleluya ni ikigaragaza rwose ko mwumva ndimo rwose kagufasha rwose mu rugendo rwawe uri kugenda ukora ivugabutumwa yego mwana rwose pe akira aka kakubera agatike kakubera agakoni kagusindagiza kandi Imana ikomeze ikunogeza amavuta itawazanira izazime rwose murakoze ahubwo nkugurira agafanta umuyomyatsi n'umwaka umubi wari waranyoka buriya wakoze nimuzongere biriya bintu rwose mubona ntago ari ntabwo nzongera kubikora umuyeho kiriya kibazo nari mfite kinyatsi sawa bene data musigare amahoro Yesu akomeza abahezagire murakoze oya rwose ntabwo imbaraga Imana igumurisha rwose amen Imana ikomeze gusiga amavuta ukabyara bye Imana ikomeze gusiga amavuta Birakaraka muzihe ariko nshiya wende aruhuko kajya mu mwuka indimaka ubugeze n'amuvugo nizahe mbabwire ngiye rwose ndigendeye nubundi amavuta ndayajyanye nge nagiye mu mavuta ndigendeye rwose musigara amahoro bakristo kabisa amen ariko turi mavuta pe ariko mwana Kevin mbahaye ibifaranga byinshi kihoresha ntabwo bizi umuntu yamutse apapara yirukanka imihanda agakorera amafaranga yarangiza zirambwa zikayarya ariko ni wowe unyoheje mana ese ndakuje gute nyenye nkushuka ngewe ni wowe unyoheje nakoze umufuka wawe se noneho ndetse ntabwo nkwaye 2000 zanjye none se ntabwo tugiye no kura ntabwo nabonaga mutanga turanabwirirwa niba utanabizi tunaburara ahubwo Smart Cast TV Comedy Style Bebe kusikivi Amagapo Nyumbenye niyonero kubasetsa Niyondahiro Comedy Style ayanzanye ntagira ivumbi ndakakubura yambwire nyine winyerere ngezeyo urumva turaganira ndabumvira babuze urubyaro urumva naho umugabo agejeje gushaka umwana ntago mumona ikindi ejo bundi uretse kubura amafaranga y'urwo n'uwo yatwaye noneho umugore ashinze umugabo kurungura umukozi ubu numiwe umugabo ahagerageje gushaka urubyaro ntabwo narubona ntago arubona amena urumva kuko rero aba nta mafaranga kandi nawe nyine abakire ndabasezeye rwose genda rero genda turaza kubonana ayo bama ndayaguha umeho Best in comedy bantu b'Imana Uwiteka y'abantu nyaho kugira ngo ceceka abatekamutwe nkaho turamenyereye muri urugo vuga icyakuzanye ugabanye ubwo butekamutwe nari utari bunyumve
kuko Uwiteka nawe yaravuze ati ninza kuri iyi si nzaza nk'umujura. None yaje muri njye nk'uko ubona nsamya mfite amagambo meza kandi atumwe n'Imana. Reka da ariko abatekamutwe mwaguye imbibi koko. Mwana w'Imana njye ntabwo ndi umutekamutwe, njye natumwe. ngaho urwereka gihamye kugira kwemera ko woherejwe na Rugira. Mwana w'Imana buriya njye uburyo umbona kera nari umucukuzi w'amatuwarete. Nasundi urabona ari impinduka zabaye n'ubundi usa nka vuga ikindi kitari icyo. Turatandukanye musore, turatandukanye rwose kuko ubu ngiye nangutse mu bwongo nkorera Imana aho ngiye hose nyivugira ubutumwa nabaye intumwa y'Imana. Ugabanya umunwa se nyine widutera igihe tubwira icyakuzanye ubundi ugende. Nk'ubu nkawe ufite ibibazo weho n'umugore wawe muhora mu ntambara. Imana yarabanyeretse muhora mu ntambara mwirirwa murwana mupfa yuko mutabyara. Nta rubyaro mugira kandi wiri gutoteza umugore wawe umubwira yuko ari utabyara. Umudamu wawe kubwo gucisha bugufi arakubwira ati mugabo wanjye shaka gukura umwana nawe wawe kumukoza ugiye kumutera inda byanga kwijyamo. Ubwo ikibazo ni wowe ugifite. Uwiteka rero yakuntumyeho ngo musengere kiveho. Ejo bundi ntabwo bakwibye amafaranga mu kazi. Mwana wanjye ufite ibibazo reka musengere rwose Uwiteka yakuntumyeho. Iyi ni Bibiliya nitwaza irimo ijambo ry'Imana. Aka ni agakeka dupfukama iyo turi gusenga. Harya witwa nde musore? Ngaruye ingara byatsi. Ngaho upfukama bya Mwayapfutse.